video kuko vyarambabaje cyane kubona umuntu w'umupasiteri asohora video nk'iyo ngiyo ikaja mu karubandi gasasakara. Urumva message yanyandikiye yarambye ngo iyo video yasohoye ni Kim Gatema uyu nguyu niyo yayisohoye. Bamenye yuko rwose they are stupid. Uyu mupasiteri nawe Imana niyizamubaza mu nshingano ze nk'umupasiteri ntabwo namucira urubanza nk'umupasiteri ariko nk'umugabo mugenzi wanjye nayo ibyo akora no kwisuzuguza parce que nabonye n'umugabo rwose ukwicubahiro nawe nk'umugabo mugenzi wanjye nawe ibyo biragayitse sintekereza ko umuntu w'umugabo kuri imihanda en plus uzi ingaruka byakugiraho kwirwa waka abantu ngo munyereka amavideo ukanabandikira text nabwo rwose n'ubundi bugoryi nsoza rero abakobwa bose baje biriza hangaha ntawe bafashe ku ngufu niba umukobwa muzima unabyaye en plus ufite n'umwana uzasiga kuri imihanda ukaza kwirwa utera kaga hangaha ngo nige nakoze ibi nibi ngo nagize gute azifu ari success wagezeho n'ubugoryi they are stupid mubwiza ukuri rwose n'ubugoryi birasebanyije biragayitse ku umuntu ba en plus uba hanze uri mu diaspora uri umukobwa ngo mwiza ugakora ibintu nk'ibi ngibi. It's stupid, it's shameful, birababaje. Urakoze cyane Godfather kandi bibabwire nizire ko utari kunkupa ngo batabyumva n'ubugoryi Godfather urakoze cyane. Impamvu uri umugabo simwubahutse kuko ariko nawe yarengereye. Vuga ngo itako. Nabyumva. Uri umugabo impamvu uvuze ngo ninjije nuko natwa twisinjije. None ni gute wazamuye telefone ukitunga makarere itako. Godfather buretse mbanze ibi bintu mbanze mbisobanure neza gutya. Yego. Ntago nigeze mvuga yuko we hari igitsina cyanjye yabonye kambivuge mu mvugo yumvikana. Abibwirwa n'iki ko wazamuye telefone? Yarambwiye buretse Godfather ntiwari uhari reka mbivuge n'ingiye ubu byabayeho. Yarambwiye ati nyereka amatako ngo usengere ugiye kuba paralize. Ati zamura. Ndangije mwereka ayo matako ati zamura ndamubwira no nge ntabwo ndenza no ndamubwiye ati zamura ndamubwira no nge ntabwo ndenza hano kubera yuko wasabye ko araho wageze ubona ari gukabira ngo ntabwo ndenza. Yes yarambwiye ati zamura ngubwira no nge ntabwo nzamura. Mwandikemo ijambo ngo zamura. Reka mbabwire ibi bintu uko bimeze mw'abantu mwe mw'abanyarwanda mwiza mujudging umuntu hano niyo ugiye kwa muganga umuganga akubwira ati kuramo imyenda ndebe ikibazo ufite aha naha urabikora. Ku bantu rero bari mu idini basenga iyo umupasiteri noneho ngiye yashambwira ibintu byanyabyo sinigeze makana yuko ubuhanuzi bwari fake yashambwira ibintu byanyabyo byabaye nzi neza yuko ari byo. Ndavuga this person ashobora kuba afite imana. Urumva ngiye numva yuko ari umuntu w'ukuri ariko bigeze on that point ambwira ngo ninzamure ndamubwira no ngiye ntago bikunda. Izo message nushaka kumbwira nzishireho zishyireho wait shiraho message mutapinge screen darapa erega ribo dutangiye tapote mari mutapinge screen bagiye kumanura mutapinge screen banyarwandakazi mutapinge screen harya umuntu uvuga mu gifaransa tapote la famille abandi mwandike bijambo good life ndapfuye. Ninde musomyi mfite sande Kenzo urihe nkeneye umusomyi hano. Yarambwiye ngo nimwereke foto uburetse gato uretse kubyisomera bishobora kugutera agahinda. Foto ndebe uko wambaye ize rimwe gusa. Ndamwihorera byari saa sita n'iminota makumyabiri n'itandatu. Video ko nyamara nawe umupuri wawe uri hanze. Sheri naza werekane urumva ntabwo njana komeza iminota itatu gatoya. Yarakubwiye ngo ize rimwe gusa utikuza rimwe ntibihagije ahubwo reka duhamagarane. Ninjye wamuhamagaye. Hano waguhamagaye. Godfather nge ntago ngundi ibintu byo kumbuga byo kubeshyanya hanga turi kubireba hano se. Nge mbivuge uko ibintu byagiye. Icyo ureba nibyabaye hagati yanjye nawe ntago wari uhari meeting. Yarambwiye ngo ngo foto ngo ndebe uko wambaye ngize rimwe gusa
ndamwihorera please. Arongera arampamagara video call saa 6:30. Iyo message yaje saa 6:26. Ndamwihorera sinamusubiza. Guys, muri kubibona. Amagara video call 5 minutes. Turatongana ndamubwira rero aha muri minota 5 tubwira ibyabaye. Yes, ni naho nawe mubwiraga. Niba noneho nawe Godfather muvugana inbox, niba kuko ibyo bintu byarabaye nk'ibyo yavugaga kwa Gigi, arabikwereka. Njye ariko ndimo kubwira ibyanjye nabizanye hano ku Karubanda. Arampamagara video call. Nyine ndamubwira njye akomeza yensisting ambwira turebe ndamubwira ntago bikunda. Turebe uko wambaye ndabyanga. Urumva? Ndamukupa arongera amamagara indi minota 3 n'ambwira pass hari ukuntu umuntu uba wubaha no muntu kavuga you know what this person ibi ntago yabikora. Urumva? Nkakomeza ambwira pass njye ntago nabikora. Nyuma yaho nza kumwandikira message mbitekereje ndavuga si umugabo bitebye. Nibwo namwandikiye message namwandikiye pastor I'm sorry to say this gusa ntago nkunda ibintu bya video calling. Mwiyama ntangiye gukomeza abaransubije ngo nta kibazo sorry mukobwa wanjye. Bya ndi navugaga ngo yiyita nde umubyeyi wanjye yaje nsaba kambere umubyeyi. Ibyo mubona aho hasi ni ibyo ngibyo. Pastor ahuri niba unanyumva. Niba kuko ibyo bintu byarabayeho nose conversation irangiriye aha ngaha. Oya, nyine icyo nshatse kubereka. Njye naramwiyemye ndamubwira I don't like it kuko nibwo yambwiraga ati zamura ndabyanga. Urumva ngera aramaga ndabyanga. Kimweretse hehe rero ni muri zi conversation ubye. Ibyo by'ikibibi byaje mbere tukimenya no munsi bukeye bwaho ngiye kujya mu ntara. Ariko si mutama ka viewers ariko gusaba hano ko ndabwo mwereke ngo kwa kundi zarimwe. None ngiye kintu nshaka kubwira abanyarwanda ni iki ngiki. Ntago ngewe nigeze nkora iki, ntago nigeze mwereka ibyo yashakaga kureba. Yashaka okay mu mite nkuko yakomeza kuguhatiriza yashaka kureba iki? Ibyo yashaka kureba ni ubizi. Icyo mvuga ni iki ngiki. Yambwa ati nyereka amatako. Kandi amatako ahari na turahazi. Naho igitsina kiri turahazi. Urumva? We yashakaga ngomeze nzamure abone ibyo yashakaga kubona. Ndabyanga. Rero mwabyeyi mwe namwe murimo kuzamo judging umuntu hano. Ntago ngewe nigeze mwereka ibyo ngibyo byose nkuko we yanabyerekanye n'uwo mugenzi wanjye. Mu ntandukanye n'ibyo ngibyo. Please. Ikindi kintu cya kabiri mwiza hano mutukana kuko nawe bikubayeho wabikora. Nawe byakura. N'umuganga nawe bwarakwibwira ati sheri bayimbujije. Ati twereke nyereka iki n'iki kugira ngo bigende gutyo. Rero nk'umuntu usenga navuze ati kubera ukuntu byagenze pastor yambwiye ibintu nkumva nibyo kubera iki se ntabyumva. Mwereka amatako nta nubwo urebye n'amatako na mwese ni nko ku mavi just. Akomeza arambwira ngo zamura. Queen. Godfather ceceka ntiwari uhari urumva? Erega pastor yamaze arambwira ati tani imbere yanjye ndi kubireba. Rero mu kubeshya ntubege kuko ndi singi screen hano ndayifite se. Ngo iki? Wibutsa abana we pastor adatanga amavideo yabo yose. Umva ndarahiye dore imbura ubugingo bwanjye nabishira hanze ibyo namweretse ibyo ngibyo ari umva mwiza gutogosa nyine kunkwa uretse gato ibitagwa bitukiye umugabo wese yamuhanuriye umugabo anaguka yes uretse gato abantu bari uretse gato I can even call my friend nawe murabona atarasezeranye imbere y'Imana singuye umukozi w'Imana bite byanyariko ibyo binamuwuso ahubwo no basi uretse singuye uyu muntu uri guharabika muzi ko ari umugabo ufite umudamu singa ahangana we twebwe se nituri abakobwa ntidukeneye abagabo uyu nguyu atari umugabo ufite umugore n'ibyo kuvuga uyu ntabwo ari Akimu n'umugore we ibyo biramureba baza ni nka kwa mama ndakubaza uyu nguyu si Akimu n'umugore we none se reka nkubaze Godfather bangahe bagabo bazano babeshya umuntu ngo nzagushaka kandi bafite abagore ariko mujye muri kwirengagiza uwo yari yamaze niyo yaragiye mu murenge niyo barasezeranye Joanna ibi ni biki ahangaha n'umumama navugaga yansanze kuri live yandi ya pastor urumva arambwira ati wa mukobwa wirinde dore ibi nibyo yanyandikiye naramwinginza abanza no gushaka kubimisha ndamubwira byagenze bite mbwiraho nyine mbwira please
menye uko nirinda sibyo arambwira ati avuga bya bindi byo muri Bibiliya urumva aravuga ngo gusa ntuzamuhe amafoto nicyo Imana ikubujije sibyo sheri ntuzamuhe ngo ntuzamuhe ndamubwira ngo ntayimuhaye n'ubundi yayikura kuri TikTok sorry arambwira ati ngaho wirinde nabona ko nabona atakikubona ntabyo azashaka urakoze nuko namusubije rero mw'abantu mwe umuntu naza kuvuga hano nimukajyana ubugoryi please njye naje nshaka kugira ngo uramugore nimumugira umusazi kuba nabivuje suko nshaka kwita hanze kandi nta n'umupuri namweretse ndanabiyamye hagati aho ngaho Godfather urakoze y'amatiku ararangiye ngo ntabwo amweretse iki ongera uvugira ngo ndamupuri namweretse ko abantu bari kugira ntawe namweretse nk'uko yaje agahangana na nuza aza bivuge ko nawe umweretse musubiremo ijambo Joanna avuze ngo ntabwo wagize uti mwese murisubiremo uretse gato none se Joa abaguhaye ijambo okay mubaze hanyuma tujye kwa Kenzo we bamuci none se uribuka ko atubwiye ngo wamweretse ngo ikibibi ufite ku kibuno azi gutwara navuze haruguru y'ikibuno masheri namwe niyo yaba atari nawe namwe ahantu kiri ntabwo hateye isoni ndaba nk'ahantu umugongo uhuriye no ku kibuno ndakihafite ntabwo ngiye kwiyambura ubusano kuri TikTok please bakwereka ngo gikoze iki yarambwiye ati ufite ikibibi ati Imana hari ibintu yanyeretse reka nkusengere none ko konfirimye wowe ugiye kumwereka iki arakubwira ati ufite ikibibi nawe urabizi ko ugifite wa konfirima ariko mwabagabo mwe wowe wari watuburirwaho ariko ibintu mwa murimo kuvuga ni ibiki okay ni ukuvuga ngo pasiteri urukumva turakumva nase umuntu ni yari yagutuburira ugafata telefone ukayimuhereza mu ntoki gutyo gusa nta n'ibintu birenze uretse gato ni ukuvuga ngo bimeze uko nguko icyo nashaka kuvugaho bwa nyuma njyewe ni uko aba bantu batagomba gukomeza kudufataho ijambo no kudutuka kubera yuko turi aba victime kandi this is abusive so ni ukuvuga ngo niba umuntu aje mu izina ry'ubupasita twebwe twubaha izina ryitwa pasiteri turaryubaha iyo aza wenda yitwa ko ari DJ cyangwa afite iyindi title ntabwo umuntu aba yarageze aho mwizera ku buryo anamuhamagara kuri video ko umuntu akagirana ibiganiro nka biri ikindi yitwaza ubuhanuzi ikindi akaba yanaguhanurira ibintu bimwe ushobora kumva ko ari ukuri ibindi ukumva nyine ntabwo uri kubyumva neza ariko ibindi ukumva ari ukuri rero abantu bari kutublaminga bari kudutera amabuye ngo abagore ngo nabo ngo ni ibicucu ngo ni ibiki va ku muntu wiyita pasiteri kandi noneho wajya no kuri pano ye cyangwa wanareba n'ibikorwa ugasanga ikintu cyose akora ni ijambo ry'Imana kuko njye bamaze kumvugisha bimaze kugenda gutyo nagiye kuri pano ye njya kureba nsanga afite abantu bagera mu 200 ni ukuvuga ngo rero niba umuntu afite abantu bangana kuriya ikindi akaza yita pastor ikindi akabaza arimo araguhanurira kumwizera biroroshye aba yari umuntu uza wiyita afite iyindi title itari ubupasiteri cyane ko abantu barababaye abantu bararushya abantu bakeneye Imana niyo mpamvu muzabona rero abantu babasikaminga abapasiteri n'abahanuzi basikaminga abantu cyane bitewe nuko baba bitwaje iyo title y'ubupasiteri so rero nkaba ndimo ndabwira abandi bantu muri hano abantu mukomeje kunyandikira abantu munyandikira inbox abantu muri kuntuka munikome munikomanzike ariko nawe urakarishye urakoze cyane ariko nawe urakarishye ndabihanije abantu muri kuntuka abantu muri kunzanaho ibiki ibintu by'ubusutwa ndabiyamye kandi ikindi byahereye anga kuri live uramu pastor ari pastor ngene ubaha izina pastor kamwite Hakimu yaraje anga kuri live aradutubura twese aratuvuyanga dukomanisha imitwe ngaho ngo mfite abazimu ngo baturutse kwa shangazi ngo ngaho ngo mfite anko wanje unyanga ngo ngaho avuga background yanjye y'ibintu biri hanze biri out nta kintu cy'ukuri yigeze amanurira ubwo ngubwo nyuma Godfather ubyibuke yahise avuga ati uze kunyandikira hari ibintu nshaka kukubwira biri private byibuke Godfather barumvugira batavaho ndi guhimba yego nasande yarahari kuri live aravuga ngo nze kumwandikira ngo inbox nanjye ndagenda ndandika namuga ati hayi atangira kuvuga ngo yesa shimwe ndavuga ngo ahimbazwe Godfather darapizo message
vuga ntabwo mfite kudarapa mu ndarapa bikivuga urumva birangije ndamwandikira amereza nimero ngo yo kumwandikira kuri WhatsApp nsanga nagiriho namubwira ati none kiyo nimero yawe itariho aba aza amereje yindi ko niba ari diakoni ntumbaze mba ndanditse ngo ngatanga nimero ngo za uwo mudiakoni niko yambwiye ngo niba tanga nimero ngo kugira ngo ujye muri Zoom n'ibiki namubwira ati ibyo bya Zoom nabyo nkeneye nyine kuvugana na pastor kubera yuko yari yavuze ngo akeneye ko tuvugana abivugira mu ruhame rw'abantu kuri live none yaje nshyira mu kanwa kiwe ngo na Jack yaramwandikiye umva nkubwira we Hakimu wa mupasiteri wa mutubuzi we unsimbuke pe kwihanangirije umwana w'umunyiginya unsimbuke ansimbuke kabisa ansimbuke pe nta bintu by'ukuri wigeze umanurira barajya uvuga ibintu byose biri hanze nivugiye n'akanwa kanjye niyaturiye n'akanwa kanjye ibyo rero bashaka kumbwira biri private umuntu bita JP Canada umuntu bita zamuka ashyira muri request nkuzamure ibyo ngibyo wavugaga ngo ushaka kumbwira biri privacy simbizi yego ndamubaza nk'umukozi w'Imana wasizwe amavuta werekwa abantu akabona ibibarimo ibyo bya karande zibarimo akerekwa noneho yarangiza umukobwa akabona inkozi y'ibibi y'umukobwa twumvise nka Gigi gutangira kumusedwisa nk'umukozi w'Imana uri mu mavuta werekwa yarangiza nta block umukobwa ako kanya akabona ko afite imyuka mibi wahita mu block ngo ni uwa mbere numvise muracari kumva mureba muri turakumva yego hanyuma uyu mukozi w'Imana twabonye aho Gigi amwiyama amubwira ati ntabwo uri umukozi w'Imana Imana ukorera azaguhemba nta hantu twabonye muri message we yiyama uwo mukobwa cyangwa uwo mugore amubwira ati genda umukozi w'Imana ntukanzane muri ibyo ahubwo twabonye aho uwo mukobwa amugaya ntabwo tugeze tubona ahantu we pasiteri agaya avuga ati iyo ni imyuka mibi igihe ntabwo nkorana nayo ureke kuyereka ubwambure bwawe noneho nkavuga ngo ejo iyo duhagurutse nk'ubu ngubu leta y'u Rwanda ejo igafurira nk'umuntu urusengero cyangwa ikamuzana mu kiko mwa banyamakuru mwe muri hano muzatangira kuvuga ngo uyu muntu yahohotewe umaze kwangiza urubyiruko tumaze kumva témoignage zimaze kuba nyinshi hano z'abantu bavuga ibintu biri gusa nta n'umwe nigeze numva mutangira ubuhamya bwiza kandi byerekeza mu kwangiza abana b'abakobwa b'Abanyarwanda kazi mu kuza uyu mukozi w'Imana nambwire ko numvise ijambo ry'Imana ahantu nta n'ubwo ijambo ry'Imana ryemerera umuntu ukiri umusore gufata inshingano z'umurimo w'Imana ndamuhereza ajyayo n'imirongo agenda ayisome muri Timoteyo ibice 3 umurongo wa 2 azamuke aza kuza kumbwira hano abyemerewe nta n'ubwo byemerewe ukora ibintu kwaza bitemewe n'amategeko n'ijambo ry'Imana twagiye muri revision ntabwo umuntu udafite urugo yemerewe kuba bishop cyangwa pastor ntibibaho ndaguhereza reference urangije mu busore bwawe wihereranye inkumi ujya wegera abakecuru bo guhanura izo nkumi nazo mu kuzihererana uragiye zirakugushije dufite imibiri ariko you stick kuri bo ugasitinga kuri bo insidi yo kuberera imbuto ahubwo turabona ko ari wowe ujya ubagusha kandi uri kuvuga ngo do it quickly for tomorrow have a service imagine yewe ibi bintu urumva ndumva biteye agahinda aba bantu bibeshye ko tumaze kubabona hano bamaze kuza hano twabonye bitwa ba Prophet Joshua tuzi ibyiwe yagiye akora byinshi urumva the same bed urumva bagendana bari mu bagore bari mu bakobwa abana b'abakobwa birwa birukanka inyuma y'abana b'abakobwa kugira ngo babasambanye ndi gutinya ahubwo giye ko umugore wanjye kuko yambwiraga ngo yasengeraga ahantu yavuze ngo afite urusengero hafi aho ngaho ndi gutinya ko neza kumenya ko uyu mugabo Hakimu ariko pasiteri yasengeraga ndahita ntandukana nawe kandi uko n'ukuri kw'Imana ariko abwiza ndahita ntandukana nawe ko umukobwa mwiza nimara kumenya ko ariko Hakimu ko ntabwo nakwizera biraza kuza kumbera imbogamizi yo kuzongera kwizera umugore none rero wa mukozi w'Imana uri gusaba ngo bigende mu mategeko ngaha uri kwivamo byibuke ejo ntuzatangire kuboroga ngo wahohotewe
hamaze kuza ubuhamya bw'abantu benshi twageze ngo bwa mbere wenda mwagiranye nawe ibibazo araguhararika ariko tumaze kubona abana b'abakobwa nka batanu bandi bari inyuma nawe dushakire babiri baza kugutangira ubuhamya with evidence abo wiyamye hanyuma tuza kuvuga ngo uyu muntu bamukoreye complot kugira ngo muharabike none se kuva ku mukozi w'Imana. Guys ndababwira ngo mujye mwitondera bano bantu aba bantu yafite ibivakanwa yafite eloquence mu kuvuga ahita umukozi w'Imana nkanyezi nk'iyo bibiri ushobora kuzano nk'abamanipula hagira gutubeye tusanga ngo yigize ngo pasiteri katangira ko kuramo amafaranga kuko bareba ibi n'abagore urumva abo ngabo rero muzitondere aba bantu bo kumbuga nkoranyambaga usibye nabo kumbuga nkoranyambaga muzitondere n'abantu bose bita ngo n'abapasiteri cause we don't know ejo n'ejo bundi muzajya mwisanga nyine ubwambure bwanyu bwagiye hanze gutya mwisebeje muri abana b'abakobwa ejo n'ejo bundi ngubu niba nari kuzagukunda Joanna sibyo umuntu araje kumanika kubwiye kujye kurongorwa n'umukobwa n'umwana wa perezida w'igihugu urangije urishimye ndabizi Jolie nawe ngusubiza ngo niba waravukiye mu gakiza ukaba waratangiye gutorezwa muri Sunday school ukiri umwana ukamenya umukozi w'Imana n'iki ntabwo abantu bose bavukiye mu gakiza hari abana bavutse baba badasenga none yabona manipulation nk'iyo ngiyo agahita yumva birabaye bagahita bizera muri ubwo buhanuzi ntabwo abantu bose bakuriye mu gakiza nkatwe bita tumenya ngo uyu ni umukozi w'Imana mu mivugire ye mu migendere yiwe urumva ugiye witondera abo bana b'abakobwa hari abantu benshi bashukwa n'amafaranga hari abashukwa n'amagambo hari abashukwa n'uburanga bw'abantu kandi abantu batari seriye kuvuga rero ngo uje kuza guciraho iteka abantu bana b'abakobwa ngo barijyanye ntabwo bijyanye yabasanze kuri TikTok urumva yabasanze kuri TikTok barangije bagira gute usoza ya kumusoza mu gusoza rero babonye umujene umubogare ukorera Imana bagira ngo ni umuntu basanze muzima urumva basanze bagize ngo ni umuntu muzima basanze basanga ahubwo ni impyisi yiyambitse uruhu rw'intama so rero mu kurangiza rero ni ukuri pe aba bantu nk'aba ngaba bakwiriye guhagarikwa n'amategeko kuko ntabwo ari abakozi b'Imana ntabwo bangiza urubyiruko rwinshi ugasanga umwana w'umukobwa nk'uwishyize ahangaha twamumenye niba nari kuzamutereta ejo cyangwa undi yari kuzamutereta bagiye kuzajya bamutenya niba abakobwa berekana ubwambure deja you expose them already so rero mwitondere bano bantu kandi ibi bintu byari bikwiye kwivangwamo n'inzego za leta murakoze